Wari uzi ko umuntu ufite amaraso ya A ari wa muntu wita ku bintu, ukunda gutegura, wumva abandi ndetse akanagira ubwitonzi bwinshi. Avuga ko ari inyangamugayo, gusa igitangaje rimwe na rimwe aba ari umunyabwoba ndetse anakunda kwigunga. Ushobora gutekereza ko uko uteye ariko Imana yakuremye. Uyu uribeshya cyane. Hari imyitwarire ugira bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe. Mu Buyapani hashize imyaka myinshi havutse ibitekerezo byinshi bihuriweho n'abantu benshi. Bivuga ko ubwoko bw'amaraso bishobora kugena imyitwarire y'umuntu, uko akunda, uko yitwara n'uko aganira n'abandi. Mu Buyapani babyita Kutsueki gatanu. Iki cyari igitekerezo cyoroshye cyumvikana, ariko cyagoye abantu benshi kucyumva. Ariko wa mugani, reka tureke kurondogora twivugiye icyatuzinduye. Ariko nawe unyumva ntugende utaduforowinze, kuko tuvuga ibintu byinshi kandi by'ingenzi. Wari uzi ko umuntu ufite amaraso ya A ari wa muntu wita ku bintu, ukunda gutegura, wumva abandi ndetse akanagira ubwitonzi bwinshi. Avuga ko ari inyangamugayo, gusa igitangaje rimwe na rimwe aba ari umunyabwoba ndetse anakunda kwigunga. Umuntu ufite gurupe B bivuga ko afatwa nk'umuntu w'udushya, ukunda kwihanganira imirimo ndetse anafata ibyemezo uko abyumva. Gusa igitangaje muri byose ni uko aba ari wa muntu urangwa no kwikunda ndetse no kutumvikana n'abandi. Reka dukomeze ku muntu ufite gurupe ya AB. Bavuga ko ari imvange y'amaraso ya A na B, kandi abantu bafite aya maraso barangwa n'ibikorwa bikurikira. Akenshi usanga baba batavugwaho rumwe. Ikindi kandi baba bafite ubwenge bwinshi. Gusa igitangaje muri byose baba bafatwa nk'abatunganye, kandi biba bigoye kuba wasobanukirwa abantu bafite amaraso ya AB. Reka twikomereze ku bantu bafite gurupe y'amaraso ya O. Akenshi baba bakunda ubuyobozi, ndetse kandi baba bigiriye icyizere, bakarangwa no kudacika intege. Gusa igitangaje muri byose bivugwa ko ari abantu bibonekeza kandi bakunda kwishyira hejuru. Ese niba uzi ubwoko bw'amaraso yawe, usanze ufite iyihe mico muri iyi ngiyi? Reka tunyarikire muri komenti wandike imico ufite bitewe n'ubwoko bw'amaraso yawe. Ikindi kandi ntibagirwe kuduforowinga. Wibuke gukora subscribe kuri channel yacu yo kuri YouTube ya Rukezo. Njye mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.